Muraho neza nanone ndabasuhuje ni Arico AI TV show ngarutse mu kiganiro n'uyu munsi n'ubundi nje kubabwira ku bijyanye n'umuryango kuri nkunda umuryango kandi nifuza ko umuryango wanjye n'uwawe bizanezerwa bikabaho neza. Uyu munsi rero nje kubabwira skills abagabo bake bazwiho abandi batazwiho ndetse n'ingero z'ubuzima. Mu by'ukuri nuza gusanga harimo skills umugabo wafite ewana umugirire gutya muri make umubwira uti kabisa kipa komeza komerezaho. Kandi nusanga hari izo adafite wihangane utegereze igihe kizabikwereka, bishobora kuba ari uko utarabibona nyamara azifitemo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri skills abagabo bifitemo ubwabo ndetse ari nabyo bibaranga mu buzima bwa buri munsi. Ntuze kwibagirwa gukora subscribe ndetse wowe wayikoze ukore like, uze no gusharinga iki kiganiro kigere ku bantu benshi ndetse uze no gushyiraho na comment yawe, biradufasha kumenya uko mwumvishe ubu butumwa. Skills ya mbere rero abagabo bifitemo ni iyi ngiyi: bakunda guceceka. Muri make ukunda umuntu umubonye ashobora kuba yicecekeye kandi nyamara afite ikibazo. Mu gihe twebwe iyo uhera ikibazo vuga amagambo menshi urabona ko byagenze, abagabo be bahora n'ikibazo bakicecekera, yewe ukaba wanamubaza ntagusubize. Dore urugero, hari igihe umugabo aba yatakaje akazi, bamwirukanye ku kazi cyangwa se aho yakoraga akazi karangiye. Mu by'ukuri we agataha, yagera mu rugo akagerageza kwifata neza, akagerageza kubihisha, agaseka imbere y'umugore, imbere y'abana, rwose ibintu bakabona ni amahoro. Nyamara we yagera mu buriri nijoro akabitekerezaho, akarara adasinziriye. Mu by'ukuri wowe ntushaka kumenya ko yanaraye adasinziriye, ibyo ntiwabimenya. Ariko yarangiza akimahoroniza akavuga mu mutima we ati uyu munsi niba bitagenze neza ejo bizagenda neza. Ariko we ntabwo yazaga kubwira ngo urumva ngo nabuze akazi we aricecekera. Iyo ni skills rero abagabo bifitemo abenshi ntabwo bakunze kuba wababaza ku kibazo cyababayeho ngo bakigusubize. Ibisubunebwe mu by'ukuri ahubwo ni ukwihangana, kugerageza kwimanaginga muri make. Skills ya kabiri rero ni ukwitangira umuryango batabivuga. Mu by'ukuri hari igihe umugabo aba afite amafaranga makeya cyangwa se ahembwa make ku kazi akora, ariko akabona priority ya mbere ari ukwishyura ishuri ry'abana, ari ugushaka ibyo kurya bitunga umuryango, ari ukwita ku mugore we ndetse n'abana be. We ntafatiye amafaranga ngo agende kuyakoresha mu bimunezeza, agura imyenda mishyashya, asohokera ahantu, oya, akumva ko ibyo ngibyo atari byo we bimureba. Ahubwo akashira keshi ugasanga iyo abona umuryango we unezerewe, iyo abona umuryango we wishimye, we abifata nk'igihembo cy'imbaraga ze. Iyo rero ni skills abagabo bake, ntabwo ari bose, abagabo bake bifitemo. Skills ya kabiri rero ni ugutekereza kure. Mu by'ukuri tubiziranyeho abagore, iyo umugore afite amafaranga akenshi abatekereza version ya telefone igezweho, style nziza zigezweho, ugasanga rimwe na rimwe aranabivuga, nabonye telefone runaka afite, nabonye mbese ibintu biri aho ngaho. Umugabo akavuga ati oya, reka ya mafaranga tuyasevinge, tuzayaguramo ikibanza cyangwa se tuzayaguramo inzu. Iyo niyo vision y'abagabo, batekereza kure, kuko akenshi na kenshi ibyo ngibyo banabikoze nta n'umuntu ushobora kubashimira. Akenshi na kenshi usanga nta muntu wamushimiye kubw'uko wenda igitekerezo atanze kidahuye n'amarangamutima y'umugore we afite. Hanyuma rero icyo gihe ntabwo ashobora kubona ishimwe, ariko iyo iminsi ije kwicuma bya bintu bikagerwaho, umuntu bari kumwe, umugore we ahita abona ko umugabo we afite ubwenge, afite skills kabisa ikwiye gutunga umuryango. Skills ya kane rero ni kwemera amakosa mu bikorwa. Kwemera amakosa mu bikorwa, pana mu magambo. Ntabwo abagabo bakunze kuvuga cyangwa se kugaragaza nyine ko babona ko bakosheje. Akenshi na kenshi nk'urugero, umugabo watinze gutaha yagera mu rugo akahasanga jetiri yaragize ati ngewe iri joro sindi shaka ndari haze, ujye umenya gutaha kare ntukandaze nicaye. Mbese abagabo menshi, umugabo hariho abagabo badashobora gutinyuka kumubwira ati mbabarira. Iryo jambo rikaba ritashobora gutunguka mu kanwa ke, rwose gusaba imbabazi ari ibintu bitamurimo. Iki nakora rero, niba wamubwiye ngo ajye ataha kare, atangira gutaha kare, akaza rwose akabonera
umuryango umwanya mukaganira mugatera story nta kibazo mugakina n'abana hanyuma ejo nabwo akaza agataha kare utazategereza ko azavuga ijambo mbabarira ahubwo ibyo ari gukora uko kwikosora yakweretse nirwo rurimi rwe rwo kuvuga ngo mbabarira mu by'ukuri urwo rurimi mu rugenzure mu rumenye umenye neza ko ibyo ari byo bisobanuye mbabarira yiwe ntuzigere rwose utegereza ijambo mbabarira ariko azabikora mu bikorwa azahinduka akore ibyo wamweretse ko bitagushimishije icyo cyari icya kane ikintu cya gatanu rero ni kurinda icyubahiro cy'umugore we mu ruhame hanze ahangaha hari abagabo bagenda agafata umugore we akamusebya akamushyira ku karubanda abagabo bake rero b'abanyabwenge bifitemo izo skills ndi kuvuga we ntashobora kuvuga umugore we ibintu bibi cyangwa ibyiza mu ruhame yewe niyo yicaranye n'abandi bagabo barimo baganira ku bagore babo we arababwira ati ibyo bintu ntabwo biri ngombwa ko tubivugaho kubera ko ibyo bintu nibyo mu rugo bigomba gukemukirira hehe mu rugo ntashobora gutakaza icyubahiro cy'umugore we mu ruhame niba umugabo wawe atakora ibyo bintu ewana ugira akantu umuhereza kabisa ni umuntu w'umugabo cyane ibyo bibazo by'urugo ntabwo abashaka ko biza hehe ku karubanda ibyo rero ni imbaraga z'ubugabo bufite ubwenge umugabo wawe niba ateye gutyo ewana umukipinge kabisa umufate neza ikintu cya gatandatu rero ni ugukunda mu bikorwa twebwe abagore iyo twakunze usanga turi muri I love you ndagukunda cyane ururura cyane ariko umugabo ufite skills ndi kuvuga ahangaha ntabwo we urukundo rwe rujya ruba ku munwa uya urukundo rwe ruba mu bikorwa ibyo akora nibyo bikwereka ko agukunda urugero ugasanga ntavuga iryo jambo rya ndagukunda ariko mu gitondo arabyuka kare agafata abana akabajyana ku ishuri akamenya niba madamu wiwe yabyutse ameze neza yaba ameze nabi ati tugende kwa muganga akamukurikirana akamenya n'icyo akeneye akamenya ibi biki bigezweho mudamu wanjye akeneye amagifti ya hato na hato ariko ijambo ndagukunda ntabashe kurisohora mu kanwa kiwe so rero izo ni skills abagabo bake bifitemo si bivuze ko hari n'abandi bafite izindi yego ariko uyu munsi natoranyije izo ngizo kugira ngo tuzivuge urukundo rwe rero ruba mu byo akora niba ufite umugabo utabasha kuvuga ngo mbabarira urukundo rwe ruba mu byo akora ibyo akora nibyo rukundo rwe akugaragariza kandi nawe kuko abagore natwe urabizi turabikunda cyane ikintu cya karindwi rero abagabo bake bifitemo iyindi skills ya karindwi abagabo bake bifitemo ni ukwiyubaka mu bwigunge urugero umugabo ashobora kuba afite akababaro ashobora iyo afite akababaro cyangwa se afite ibintu byamubabaje ashobora kujya mu cyumba agaceceka mu gihe twebwe abagore iyo twababaye amagambo aba menshi kwimyoza ugasinzira ntibibyemere ukimyoza ugahindukira ukubita hirya no hino umugabo ashobora kujya mu cyumba akicara agaceceka akitekerezaho mu by'ukuri si uko adakunda abandi kuba yabaganiriza ibyo bibona byamubayeho ahubwo nibwo buryo bwe bwo kwisuganya aritekerezaho yiyumve muri make narangiza yifatire umwanzuro izo zari skills zirindwi nari ndimo mbabwira abagabo bake bafite mu by'ukuri niba umugabo wawe ari include muri izi skills ntabwo ari bibi ni byiza kandi courage kabisa kumubungabunga kumuba hafi ndetse icyakoze ugishime nawe umuhe akantu birumvikana ubutumwa rero nageza ku bagabo bose uyu munsi abagabo benshi ni intwari zicecekeye icyo nakibabwira mwe abagore mwe ibyo bakora ntibivuga ko ntibivuga ariko ewana nibyo bitwara cyangwa se nibyo byubaka umuryango ubwo bwari ubutumwa nibageneye mwe abagore mwe namwe abagabo mwe izo skills ni nziza kandi turusheho kubaka umuryango wacu w'ejo hazaza murakoze cyane rero ni Arinsho AI TV show ibiganiro byacu nakagaruka niwibagirwe gukora subscribe like share and comment hanyuma dukomeze tuganire dukomeze twiyubake hamwe n'imiryango yacu murakoze cyane bye bye